Muraho, Yesu nashimwe. Twongeye kubaha ikaze kuri Mwigengesero TV, tubakangurira kugira ngo twongere dufatikanye ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo, ibice ni 12 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 8. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimira ko uri inshuti y'abera, ukaba n'inshuti y'abagenzi, ujya ubaba hafi. Ijambo ryawe rirakomeye, niryo ritubwira ngo uri kumwe natwe kugeza ku munsi w'imperuka. Muri aka kanya dusengeye ijambo ryawe kugira ngo urishyigikire, uribe hafi, uriyobore, uribere umujyanama. Murakoze Yesu, ngaho bana natwe mu izina rya Yesu, amen. Muri aya magambo twagira ngo dusome iki gice cya 12, duhere kuri uyu murongo wa mbere. Yesu asobanura uburyo isabato ikwiriye kuziririzwa. Nuko icyo gihe Yesu agenda anyura mu mirima y'amasaka ku isabato, abigishwa be barasonza, batangira guca amahundo barayahekenya, maze abafarisayo bababonye baramubwira bati, dore abigishwa bawe ko bakora ibizira ku isabato. Nawe arababaza ati, mbese ntimwasomye icyo Dawidi yakoze ubwo yasonzanaga n'abo bari bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima yo kumurikwa, amategeko atemeye ko ayirya, cyangwa abo bari bari kumwe, keretse abatambyi bonyine? Cyangwa ntimwasomye mu mategeko uko abatambyi bazirura isabato bari mu rusengero, nyamara ntibabeho umugayo? Ariko ndababwira yuko uruta urusengero ari hano. Iyaba mwari muzi uko iri jambo risobanurwa ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo, ntimwagaye abatariho urubanza, kuko Umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Aya magambo icyo nagendereye ni amagambo asobanura ikiruhuko. Ndashaka kuvuga ku kiruhuko n'uburyo abantu bashobora gukora ikintu runaka ariko kitabarimo. Muri uru rugendo cyangwa se mu isi dutuyemo, Imana yari yayiduteguriye kugira ngo tuyibemo iteka, ariko umwanzi aza kuyimanukiramo, nawe avangira abantu. Nibutsa abantu igituma abantu bapfa ni ukugira ngo baruhuke. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, kugira ngo baruhuke imirimo n'imihati. Bishatse kuvuga ko umukozi w'Imana agomba kuba afite umuhati. Nta muntu ukwiriye kubaho adafite ibyo akora, kandi ibyo binakorera Imana akaba abifitemo umuhati, abifitemo imbaraga, ndetse biba na byiza cyane iyo hariho no kubipfira. Nicyo abatubanjirije baturushaga. Bari abantu bitanga, bari abantu bashobora gupfira icyo bahagazeho. Hari igihugu kimwe cyari kirimo abantu basengaga Imana, bakayisenga ku manywa, bakayisenga nijoro. Bukeye abantu ngo bashinzwe umutekano muri icyo gihugu bajya kubagenzura ngo barebe ko ibyo bahamya ari iby'ukuri. Hanyuma ngo baragenda babasanga mu rusengero aho basengeraga, barababaza bati, ninde wabategetse, ninde wabazanye muri uru rusengero? Tugiye kubakorera ibi. Bati, turi bubice, turi bubagirire nabi. Hanyuma abanyantege nke bari muri urwo rusengero nibwo batangiraga kuvuga impamvu. Uwa mbere arahaguruka ati, rwose nubwo mundeba aha ndi hano senga, ati ni aba barimu baba baduhamagaye bakatubwira ko tuza tugasenga. Ati, ubwo rero mumbabariye ntabwo nazagaruka. Uwo nguwo yagaragaraga mu rusengero ari nk'usenga Imana, ariko ubundi ni abarimu yarakurikiye. N'abandi bagenzi be ngo bavuga gutyo,
noneho baravuga bati rero abumva bashukwa na mwarimu wabo cyangwa se pasiteri wabo, nimuhaguruke muhagarare hariya. Barahaguruka barababwira bati nimusohoke mujye guhagarara hariya. Hanyuma abandi nabo ngo bagumiza kureba mwarimu wabo kuko yari aho, babwira mwarimu bati haguruka. Arahaguruka. Kuki ushuka abantu ukabajyana mu nsengero, ukabiriza mu nsengero, biterwa n'iki? Arababwira ati ntabwo mbashuka, ati ntabwo njyewe mbashuka, ati ahubwo tuba twaje gusenga Imana iriho kandi yahozeho. Ati njye ndi umwarimu wigisha ijambo ry'Imana, ati kimwe nk'uko namwe ibyo muriho mutubwira, izo mbunda mufite muhetse ku ntugu zanyu muri kudutunga, nta muntu twibye, nta muntu twagiriye nabi mukatubuza gusenga, namwe mufite umwarimu wabigishije, ariko ntabwo yabigishije ibyiza, yabigishije ibintu bikomeye cyane. Wari uzi ko hari umuntu ushobora kugukorera urugomo, urwo rugomo akarwita ko ari umutekano, akakurenganya, yamara kukurenganya uburyo yanyuzemo kurenganya akabyita ko ngo ari umutekano arimo, ngo ari ugucunga umutekano. Ariko Kristo niwe wacunze umutekano neza mu gihe yafatwaga n'abambuzi n'abagome baramuhemura. Wari Petero ngo abonye ibyo bintu biramubabaza, nibwo yafataga inkota aca umusirikare umwe ugutwi kugwa hasi. Hanyuma Yesu ushinzwe umutekano w'abantu kwa gutwara gutoragura, arongera gutera kuri wa musirikari wari ufite inkoni ari hamukubita. Izo ni imbaraga z'Imana zikomeye dukeneye zo kubabarira abatugiriye nabi. Undi wabonetsemo izo mbaraga ni uwitwa Stefano. Stefano nawe yashoboye kubabarira abamugiriye nabi. Uyu munsi iyo tubabariye abatugiriye nabi, batubonaho nk'aho turi ibigoryi, batubara nk'aho tudafite ubwenge, ariko ntacyo Imana izatugororera ku munsi w'umuzuko. Nuko rero byagiye bigendekera abantu b'Imana, bagiye bahura n'ibihe bikomeye. Iki gihe rero Satani amaze kugera mu isi, Imana yagiye ireba imikorere ya Satani, ukuntu agenda atega imitego y'uburyo butandukanye. Hanyuma ni naho ngo yirukanye Adamu na Eva muri Edeni. Impamvu Bibiliya igaragaza yatumye birukanwa ntabwo ari uko bakoze kiriya cyaha, ahubwo kwari ukugira ngo badasoroma kiriya giti cy'ubugingo bakaramira mu byaha, umuntu akazapfira mu byaha. Nawe uza akaga kugira ngo umuntu apfa ari umujura, umuntu apfa ari umwicanyi, yaramennye amaraso y'abantu agapfa ari umwicanyi nawe agapfa. Buriya ikuzimu hari ububiko bwinshi, hatubikiye abagome, hatubikiye abantu iyo barama, hariyo ba Goliyati, hariyo ba Herode, hariyo abantu batandukanye bari abagome. Hanyuma kubera iherezo Imana yagiye ishyiraho kugira ngo abo bantu batarama bagumize kurimbura abantu, Imana bigasanga bafite iherezo bakarangira bakagenda. Iki gihe rero cy'isabato nshaka kuvuga ni igihe abigishwa ngo bari mu nzira bagenda. Ntabwo Bibiliya igaragaza ngo icyo gihe Yesu agenda anyura mu mirima y'amasaka ku isabato, abigishwa be barasonza, batangira guca amahundo barayahekenya. Iki kibazo cyavutse ku bigishwa cyo guca aya mahundo, si uko bari abajura, ntabwo bari abajura, ahubwo bagitewe n'inzara. Bishatse kuvuga ko nibutse bene data bose bakunda gusenga Imana, bakambara utwenda twiza, bakambara udukositimu twiza. Agakositimu kose uzambara udafite icyo ukora, udafite ahantu ukura udufaranga, inzara nikwica uzakora ibintu bidahesheje Imana icyubahiro. Icyo Imana izakubabariraho ni uko udasanzwe wiba, ariko abazakubona bazavuga bati
ibi ko bigenze gutya. Si ibi by'amasaka gusa rero, hari n'ibindi abantu bakora, bakabikora bagira ngo babeho ariko bikarangira batabayeho, induru ikavuga. Nibuka hari umwana w'umukobwa umwe w'imfubyi utaragiraga ababyeyi, yabayeho asenga Imana, hanyuma aza guhura n'ikigeragezo cyo kuba wenyine, ajye kubonabona n'imyaka iri kumusiga. Yigira inama, aza gukubitana n'umusore, aramubwira ati ko mbona uri imfubyi ukaba uba wenyine, waje ukamfasha nanjye ko ufite ibibazo tukabana, ukambera umudamu nanjye nkakubera umugabo, yenda haraho twagera. Umukobwa abura ubwenge. Amaze kubura ubwenge, icyo umusore yamubwiye, yaramubwiye ati kandi ikindi, nta mafaranga afite yo gukoresha ubukwe, nta mafaranga afite yadufasha ibi n'ibi, enda ngwino tubane, enda ngwino tugenze gutya na gutya. Umukobwa aremera aragenda. Amaze kugerayo asanga umuhungu yasanze afite abandi bakobwa yagiye atera amada ku ruhande, atarazi, atarasobanukiwe. Nuko ibyari amahoro bihinduka amakuba, uko bwije n'uko bukeye. Akajya kubona akabona umwe araje azanye umwana, akavuga ati uyu mwana yamwitegereza akabona asa n'umugabo we. Nuko aba mama, yari umukobwa ukijijwe wubaha Imana. Mu mwaka umwe yari amaranye n'umugabo we, bari bamaze kumuzanira abana 5 umugabo yabyaye hanze, kandi ubwo we nibwo yari atwite, babazanye afite inda ya mbere. Atangira guhura n'ibigeragezo bikomeye. Ibaze nawe kurera abana 5 b'amahara kubiri, ba nyina batandukanye. Ubwo ba nyina bari 5, uwo mugabo yari umugabo w'abagore 6. Nuko arabarera, arihangana, arakomera. Ariko wareba izo ngorane uwo mumama yahuye nazo, ukabona nubwo yajya gushaka gutyo, muri iyo nzira yanyuzemo, ni inzira igoye, ni inzira twakwita nk'inzira y'umwijima. Hanyuma birangira abajije umugabo, aramubaza ati se kuki utigeze umbwira ko wabyaye abana ahandi hano hanze? Undi ngo nuko byagenze. Yarariho atubwira ati muri uwo muruho nahuye nawo, ati nari ndambiwe ubukobwa bwanjye, mbona ko bincikanye, ndavuga ati reka nirwanire intambara. Ati numva ko nkeneye undi wambesha. Ati ngenda ngiye ntazi ko ngiye mu bibazo bikomeye. Ati icyo nakoze, ati nabwiye Imana, Mana naciye inzira itariyo, umbabarire nkomere mu gakiza. Ati kandi aba bana washimye ko mbabera mama wabo, reka mbarere, ujye umpa icyo kubatunga. Atangira gukora kugira ngo ashobore kurera abo bana. Hanyuma abo bana bakura bamwita mama wabo, abatoza, bashyiramo imico myiza. Mbese yari umukobwa wubaha Imana, ufite ibyo Imana yamuteretsemo. Aya magambo nyavuze nshaka kwerekana ko hari ibintu umuntu ashobora gukora, atari uko ari umujura, atari uko ari umusambanyi, atari uko ari umwicanyi, ahubwo ibintu bikamugwirira. Mu minsi yashize nabonye umushoferi, yari umushoferi w'umusore, aza kugera ahantu atwaye imodoka. Icyo gihe nanjye narababaye, byanteye agahinda gakomeye. Noneho uwo musore yaratwaye imodoka mu muhanda, hari ku manywa, nko mu gihe cya saa 4 z'amanywa, agenda gahoro. Sumba z'ako kana katurutse, akana kavumbuka ahantu
gahita kambukiranya umuhanda, imodoka riragakubita. Noneho imaze kugakubita, wa musore avamo, yafashe feri, afata feri imutunguye kugira ngo atakagonga. Noneho imodoka yizunguza mu muhanda, muri kwa kwizunguza, izunguza ikubita wa mwana, imugarura mu neza. Hanyuma umusore arebye ako kana uburyo gapfuye, ava mu modoka ararira. Aragenda afata ka kana, ararira, aravuga ati aka kana kazize iki, aka kana gapfuye, ati nanjye kandi ngomba guhanwa, ati ngafungwa. Nuko ibyari amarira biba amarira, turababara, wari umusore arababara. Nuko ukabona uwo musore yari afite imbabazi, yari afite impuhwe kuri we. Icyo nashakaga kuvuga ni iki: uwo musore ntabwo yavuye mu rugo afite umugambi wo kwica umuntu, ahubwo ni icyaha cyabayeho. Uwo mwana, iyo modoka itajya mu muhanda ntiba yaramugonze. Ubwo ndi gushaka kuvuga ibyaha bikorwa bitagambiriwe mu mitima y'abantu, ari ibitero by'ikuzimu. Nk'uwo mwana wapfuye witabye Imana, ntabwo uwo musore yari yavuye mu rugo agambiriye kwica uwo mwana, ahubwo niyo mpamvu banabyita n'impanuka. Ni uburyo Satani aba yateguye kugira ngo yambike abantu icyasha. Icyo ni ikintu kigaragarira abantu bose n'amategeko ahanira. Urumva niba yaragonze umuntu, baravuga bati yishwe n'uriya musore, nta n'ahantu wanamutandukanyiriza n'umuntu wanyoye inzoga. Umuntu wanyoye inzoga atwaye imodoka akagonga umuntu, nawe arahanwa nk'uwishe umuntu, kimwe n'utanyoye inzoga nawe akagonga umuntu, ahanwa nk'uwishe umuntu. Ibyo byaha byose rero ni ibyaha biba ku bantu Satani yagambiriye kubitwambika, afite intego ashaka kugeraho. Hariho umwe twaganiriye, tuganira kuri Elisa, ndamubaza inti ariko kwaba Abasiriya bagose Elisa, bamara kumugota bakanamugeraho, bashaka kumugirira nabi, bakamubaza bati turashaka kugira ngo turangire umuntu w'Imana bita Elisa, waba umuzi? Arababwira ati ndamuzi. Ati bati se watugezayo? Ati rwose, ati ndahabageza, atahatuye ndahazi. Kuki atababwiye ati ni njyewe? Kandi yari afite imbaraga z'Imana, yari afite n'ubushobozi. Mwumvishe n'ubushobozi Elisa yari afite. Icya mbere yarasenze, bahumwa amaso. Icya kabiri yarasenze, umugaragu we arabona. Ni uburyo bwinshi butandukanye. Kuki atababwiye ati ni njye? Icyo nshaka kuvuga ni ubwenge butekereza. Abantu b'Imana bakwiye kugira ubwenge butekereza. Ni nayo mpamvu mu nyigisho twigisha z'abana b'Imana, hari ahantu tujya tugera tugahura n'ingorane, tugahura n'amakuba z'abayobozi batagira ubwenge, z'abayobozi batareba kure, z'abayobozi mbese badafite umurimo w'Imana, binjijwe mu murimo w'Imana ariko Imana itarabahamagariye uwo murimo, ahubwo ari ukugira ngo babeho. Hari ukuntu umuntu akora umurimo w'Imana ari ukugira ngo abeho. Nibutse umupasitori wigeze yatuyobora mu murimo w'Imana, noneho tukagira inama. Hari inama zibaho mu maparuwase z'ababwirizabutumwa, zikaba nka buri cyumweru cyangwa se ikaba rimwe mu kwezi. Noneho habamo icyo bita raporo. Muri izo raporo umubwirizabutumwa akavuga aho uko itorero rye rimeze, uko ubuzima bw'abakristo uko bateye, kugira ngo noneho baze kunganirana banamugire n'inama. Uwo mupasiteri we rero ukuntu yari ateye, yari igihanda, niko namwita. Tese impamvu mwisi igihanda ni iki? Ubwo yaheraga ku murongo akakubaza ati ku itorero bimeze bite? Ati nta bantu bitwara nabi bahari. Noneho ubwo ugatangira ukarondogora ukavuga uti
barahari, hari umuntu utitabira gahunda, hari umuntu uteye gutya na gutya akakubaza ati amazina ni ayahe, ukayavuga agahita yandika muri ajenda ye ya mazina ya wa muntu witwara nabi. Twe tukagira ngo ni ukugira ngo ajye kumusengera Imana izamugenderere, hanyuma abo bantu bose akagenda bandika, bwacya akakubwira ati nzaza kugusura ku itorero, akaza yahagera akabaza ati uwitwa kanaka ninde, bakamumubwira bakanamumwereka. Yajya gutaha wa muntu akamubwira ati numvishe ibibazo ufite hano ku rusengero, ati mwarimu wawe ati yakuvuze mu nama, atavuga ko witwara nabi, atari ko atumwihorere, ati nubwo akwanga bwose, ati nawe si mwiza, ati ahubwo icyo nagusabaga nagira ngo ujye ucungira mwarimu, uzajye undebera uko akora, ujye umpa raporo y'imirimo akora, utuntu twose akoze ujye utumamo raporo. Uwo nawe nyumvira uwo mukozi wari umeze atyo. Noneho ubwo mwarimu urumva nimba umuntu wananiranye ku itorero yahawe kuyobora mwarimu, itorero rigatangira rigahura n'ingorane, agashaka igipande kinini akavuga ati ngewe byagenze gutya na gutya, mwarimu yagira ngo aramuvuze, yagira ngo aramuvuga, agasanga wa mupasiteri yagira ngo aramuhanye, yamuhana ku kindi cyumweru, uwo mupasiteri akaza akavuga ati uyu muntu ntabwo wagombaga kumuhana gutya na gutya, ati nasubire mu murimo. Nuko umurimo w'Imana ukagenda wangirika, hanyuma ahantu hose anyuze wajya kuhindukira nk'itorero, nk'iparuwasi ayoboye, ugasanga imidugudu yose irimo ikintu cyitwa umuvurungano, ivurunzwe n'uwo witwa ngo ni responsable, niwe uyobora abantu. Ubwo urumva nubwo ayoboye ni umukozi wa Satani wambaye uruhu rw'intama. Ni naho Yesu yavuze ku masega, amasega aryana, ngo adashobora kubabarira umukumbi, adashobora kukubabarira. Yajya gufata ibyemezo akabifata bifashe, ntabe yazirikana ati saba abantu tugiye kugerera gutya ntabwo byatugiraho ingaruka, ese aba bantu iki kintu tugiye kubakorera nta ngaruka kizabagirira. Oya, ubundi sega ntabwo ireba imyaka umwana w'intama ugezemo. Kavutse uwo munsi ni ukugashwanyaguza, yaba ari nyina iri kubyara ni ugushwanyaguza, yaba ari nyina ishaje ubuzima bw'isega nubwo isega nta kintu ibabarira. Niho rero Yesu yavuze ko ari ayo masega, ntabwo ari aya masega yo mu mashyamba yavugaga, ahubwo ni abantu bafite umutima w'ayo masega. Hari umwami umwe witwaga Herode. Herode ryari grade. Herode, hari abaherode, hari abafarawo. Farawo ryari izina ry'ubwami, na Herode burya ryari izina ry'ubwami ry'ubuherode. Noneho mu gihe Yesu yakoraga umurimo w'Imana, Herode yaramuzengereje. Amaze kumuzengereza ariko atuma abigishwa be, arababwira ati mugende mubwire iyo ngunzu, mu Gifaransa bavuga shakari, vuga ngo ubwoko bwa Herode nubwo yagaragaraga nk'umwami ariko yari shakari, yari umugome, yari umugome. Buriya hari abantu b'abagome babaho, umuntu akaba ari umuyobozi ariko ari umugome, ari umugome. Nigeze guhura n'umuntu rimwe, ni kera, ntabwo nibuka umwaka. Noneho nari mpetse ibishyimbo, noneho ntambuka kuri we, mpura nawe yarakaye. Nari ntwaye igare, yarakaye, arampagarika, ndahagarara, nibaza ikintu ampagarikiye.
biranshobera. Noneho ngiye kubona mbona aragiye ku igare, ubwo nari mpetse ibiro nka 80 by'ibishyimbo, mbivanye ahantu mu isoko hari mu gihe cy'amasaha ya hagati ya saa 7 na saa 8 z'amanywa. Nari mbishyiriye umucuruzi yabintumye. Mbona umuntu araje afashe igare arambwira ati hagarika iryo gare. Igare ndarihagarika. Aragenda akuramo, hari utwo bita pepeti, nitwo banyuzamo umwuka kugira ngo ujye mu mapine. Adufunguramo, amaze kudufunguramo twa dupepeti, ubwo nawe mwe namwe murabyumva, umwuka wahise uva mu magare. Ubwo ni ipine y'imbere n'inyuma, umwuka mu ipine y'imbere uvamo n'uw'inyuma ruvamo, kandi mpetse ibiro 80 by'ibishyimbo. Ibyo bintu uwo muntu yabinkoreye ndi mu ishyamba. Nari mu muhanda ahantu ndi mu ishyamba ngenda. Nuko arangije za pepeti arazifata zijugunya epfo mu ishyamba ahantu nashobora kuzibona. Urumva uwo muntu wankoreye ibintu bimeze gutyo ni shakari. Nubwo agaragara ko ari umuntu, ni inyamaswa yambaye umuntu. Buriya mperutse kubona akantu gakomeye, nuko ndatangara cyane. Ndavuga n'abazungu bateye imbere, ariko mu iterambere ryabo naryo riteje ikibazo kandi bazahura naryo mu bihe bizaza. Ni irobo, nabonye irobo y'umukobwa mwiza. Uburebye inyuma ubona ari umukobwa mwiza pe, umukobwa ufite uburanga, yatambuka nuko. Noneho umuntu aje abagize gutya, amanyura agahanga k'iyo robo, noneho amanyuraho igice kimwe. Ubwo hatangira kuboneka ko imbere ari imashini zisanzwe, hari ibyuma by'amashanyarazi. Ariko umurebeye inyuma ubona ari umukobwa mwiza, ariko mo imbere ari imashini, ari robo nyine. Noneho icyo nshaka kuvuga, ni abantu uzabona ari amashakari, imbere ari amasega, ukababona nk'abakozi b'Imana, ariko ari amasega, nta mbabazi bagira, nta kubabarira bafite. Ni ukuvuga icyo bagezeho cyose bagakubita, bagashwanyaguza, kubera ko ari amashakari, kubera ko ari abagome. Niho Yesu rero yabwiye abigishwa, arababwira ati mugende mubwire iyo ngunzu, mubwire iyo shakari, muyibwire ngo turakora umurimo w'Imana none, kandi n'ejo tuzaba turangije. Yaramubwiye ati tuzakora umurimo w'Imana mu gihe cy'iminsi 3, ati ku munsi wa gatatu tuzaba turangije. Nuko rero Yesu niwe watangaje rero iryo tangazo, avuga ku bantu bafite ifoto y'abantu, nk'uko nababwiye ukuntu abazungu bakoze amarobo, uyabona ari abantu ariko imbere ari imashini. Yesu rero nawe yavuze ku bantu ubona, ukabona inyuma ari abantu, ariko mukumbi muri imbere ari umwuka w'igisimba runaka kibakoreramo, kibayobora, kiyobora ibitekerezo byabo. None se wasobanura ute ukuntu umuntu yakwica umuntu ntanatekereze ko amaraso ye nawe yameneka? Wasobanura ukuntu umuntu yagenda agafungura nk'ubwo buhamya nabahaye bw'ibyambayeho, bw'ukuntu umuntu yazaga, urabona umuntu arahetse umutwaro, noneho muri uko guheka umutwaro, ikintu gituma uwo mutwaro awuhetse uragiye. Naribaje ndavuga nese uyu ni umusazi, uyu muntu ni muzima? Ni ku manywa y'ihangu ndiho ngenda. Nuko arangije aragenda, ndamwitegereza, utese aho hantu wahavuye ute?
kuhava byarangoye namwe murabyumva, byari ingorane. Ni umupango Satani aba yapanze, ugahura n'igihanda nk'icyo. Noneho twakunze kubaha ubuhamya bw'abamarayika, tukabaha ubuhamya bw'abamarayika, abantu baranezererwa, abantu bakishima, ariko ntabwo twagiye tuvuga uburyo twagiye duhura n'ibihanda. Icyo gihe n'umudayimoni uba wahuye nawe, ugahura n'umudayimoni ari mu modoka, ukagira ngo ni imodokari isanzwe igenda, naho kumva uhuye n'umuzimu akagukorera, akavuga ati reka nze mubabaze. Twagiye twumva abantu benshi bakora impanuka bazikoreshejwe ngo n'abazimu, bakababona. Ngo hari aho numvishe mu majyepfo bahita ngo ku mukobwa mwiza, uwo mukobwa mwiza ngo imodokari yarahageraga, hanyuma bakabona aratambutse mu muhanda, abashoferi bakagira ngo bamukwepe batamugonga, ubwo imodokari ikajya mu muhanda. Ari dayimoni bahuye nayo. Ni muri urwo rwego rero abantu bahura n'ibikomeye mu murimo w'Imana, bagahura n'ibintu bitandukanye n'ibyo twababwiraga by'ayo marobo, n'abandi bantu bafite imitima, bambaye imibiri y'abantu, bashobora kuba atari n'abadayimoni, noneho ari uko bavutse, kuko Bibiliya yerekana ibihanda. Hari ibihanda by'abagabo byabayeho, hari ibihanda by'abagore byabayeho, nka Yezebeli yari igihanda cy'umugore, Goliyati yari igihanda cy'umugabo, Mukaroti nawe yari igihanda cy'umugore, kuko Bibiliya igaragaza ko yahindutse inkingi y'umunyu. Turaza no kugera ku mugore wa Yobu, nawe yari igihanda. Abo bagore bose ndiho ndavuga bari abagore b'abakozi b'Imana, bari abagore b'abantu bakorera Imana. Hanyuma biza kurangira bagize iherezo ryabo ryabaye ririya, bari ibihanda. Mukayobu we ngo yajyaga abwira Yobu akamubwira ati waretse tukahakana Imana tukipfira. Yobu aramubwira ati ndakuzura umwe wo mu bagore b'abapfapfa, abagore batagira umumaro. Aya magambo yose nyavuze ndashaka kwerekana ko hari ibintu bitubaho, hari ibintu byakubaho, atari uko ufite application yabyo, ahubwo ari ibiza wahuye nabyo, ari ingorane wahuye nazo. Akaba ari nayo mpamvu rero dukeneye abakozi b'Imana bahamagawe n'Imana, bari mu mwuka w'Imana, bashobora guhishurirwa. Ni naho hari n'umugore ngo wigeze yafatwa yasambanye, muri uko gusambana bamuzana wenyine, bamuzana kwicwa, uwo basambanaga baramusiga. Niko abantu duteye, ariko Imana itubabarire, Imana idusure. Nuko nari ntararangiza ya nkuru, ubwo byasabye ko mpambura wa mutwaro w'ibishyimbo, ngira amahirwe mbona umuntu wari hafi aho, ndamubwira nti rero twari tuziranye, ndamubwira, arambaza ati se kuri hano byakugendekeye gute? Ndamusobanurira, arambwira ati se uwo muntu wamumenye? Ndamubwira nti namumenye, nti ni umudayimoni twahuye ankorera ibyo bintu. Nuko hari abantu rero basa gutyo, duhura nabo, ugahura nabo ari ibihanda by'abazimu, atari abantu buntu. Hari n'abandi bantu, reka ntange urugero rwo kuryamana kw'abashakanye cyangwa se kw'abatarashakanye. Kiriya kintu kibaho, umuntu akaryamana n'umusore cyangwa se akaryamana n'umukobwa cyangwa n'umudamu runaka, ntabwo ari ibintu bikunze kubaho gutyo gusa ngo abantu bahure umunsi umwe binjire muri izo gahunda. Ni ibintu bifata intera ndende. Noneho rero hari abantu bagiraga gutya, agafata nk'umukobwa muri jenoside, hanyuma uwo mukobwa bafashe ku ngufu, muri we ntiyigeze akora icyaha cy'ubusambanyi, muri we ntiyigeze asambana,
nta n'umugambi yigeze agira mu mutima we wo gukora ibyo bintu. Hanyuma abagome, n'imvugo ubundi hari abagome hakaba nabi. Buriya umugome n'umwicanyi baratandukanye. Hari ubu bifite byombi, hakaba ari umugome akaba n'umwicanyi, ibyo bintu byose akaba bifite. Noneho agafata uwo mukobwa, uwo mwana w'umukobwa cyangwa se uwo mu madamu, akamufata akamusambanya, akamukoresha icyaha, yarangiza akanamwica. Kuvuga ngo ni ibintu bibiri amukoreye. Usambanyije umuntu, umufatiranya ari mu mubabaro, uramubwiye uti reka nkukoresha ibi n'ibi, ntabwo ntacyo uri bubi. Warangiza kumukoresha ibyo bintu ugahindukira ukagira ute, ukamwica. Urupfu rumeze rute, rw'agashinyaguro. Uwo muntu rero ntabwo wavuga ngo ni umuntu, ni umudayimoni. Ni abantu bambaye inyama z'umubiri, ariko ubundi muri make ntabwo wibabara nk'abantu, ahubwo ni abadayimoni, ni abantu bahanzweho na Satani. Twagiye tubumva rero tukababona, ukibaza umuntu agafata umwana akamwica, umwana w'igitambambuga akica, ejo umuntu akica umuntu, ejo akica undi, ejo akiyongeza. Bene abo bana aho mubazi mwibabara nk'abantu, ahubwo mujye musaba Imana kugira ngo Imana ibabakize. Babita abarimbuzi. Abarimbuzi, hari umurimbuzi ahagarariye umurimbuzi. Nuko ni nayo mpamvu nkunda kubwira abantu, nkababwira ni buriya abantu bishwe muri jenoside bibereye mu bwami bw'Imana. Utese impamvu uvuga ko bibereye mu bwami bw'Imana? Nta muntu n'umwe wishwe. Bibiliya igaragaye cyangwa se abariho icyo gihe bigaragaza ko abo bantu bishwe hari abantu bagiriye nabi. Kuba umuntu akazira ukuntu asa, tuza tubyumva, kumva umuntu yibasiye ubwoko runaka bakaburimbura, bakavuga bati turashaka ko ubwoko burimbuka bukavaho. Nuko Herode yasaga, ni nacyo cyatumye Yesu amwita ngo ni ingundu. Ni ukuvuga ngo ubwoko bwe, inkomoko ye yari ingunzu. Hari umukecuru twari duturanye, wari umuzigaba, ngo ubwoko bwabo bwabaga ari ingwe. Hari ingwe, iyo yarahera agatego muzigabakazi, ubwo kabaga kabaye nyine ubwoko bwabo ari ingwe. Bakagira umujinya, bakagira uburakari. Nuko rero iki kibazo cyabaye rero ku bigishwa ba Yesu bakavunga aya masaka, si uko bari abajura, ahubwo babitewe ngo n'inzara. Bivuze ngo rero nakanguriraga umuntu wese kugira ngo ashake icyo gukora. Iyo tusomye ijambo ry'Imana tubona neza ko Imana idashobora guhamagara abantu batari abakozi, badafite icyo bakora, batashobora kugira icyo bakora. Matayo yari umukozi, Luka yari umuganga, abandi bari abarobyi, hari n'abandi bahamagawe ari abahinzi, bariya ba Mose bari abahinzi, n'abandi benshi batandukanye. N'imigani Yesu yagiye aca yahamagariraga abantu gukora. Iyi minsi rero turimo ni iminsi igoye, ni iminsi abantu dushaka guhanura kugira ngo tubone amafaranga. Abantu bakazana inkuru z'ibinyoma cyangwa se zo gusebya abantu mu buryo butandukanye, kugira ngo babeshwe n'izo nkuru. Abo nabo Imana ibababarire, ntitwabakuraho, ntituzanabakuraho. Herode nubwo yapfuye, havutse abandi ba Herode. Farawo nubwo yapfuye, hari abandi ba Farawo bahari. Imana rero ibaho umugisha. Aya magambo Yesu yayavuze avuga kuri Dawidi, uburyo nawe inzara yamukoresheje ibidakorwa bitandukanye. Bivuze ngo hari ibyaha rero abantu bakora bidaturutse
kuko ari abanyabyaha, ahubwo biba biturutse ku bihe banyuzemo runaka. Naho ngaho abakobwa bagiye bafatwa ku ngufu bagira ngo barengere imitwe yabo, bikarangira imitwe ikuweho. Niyo mpamvu nshimiye Imana ko Imana ari umucamanza utabera, ni umucamanza ukiranuka. Twagiye tubona abantu babi babaho mu gihe cya Samweli, yahamagariraga abamufashaga kuyobora Abisiraheli kuba inyangamugayo, kugira ngo Imana ibane nabo. Tujya tubona rero abantu, leta ikarwanya ruswa, kandi ruswa ikavugwa mu bantu baba bayobora abandi, bagufata wariye ruswa bakagufunga, nubwo waba uri umuyobozi runaka ugafungwa. Ibyo bintu rero bizanira umuvumo igihugu, bizanira umuvumo abo uyobora. Hakaba n'igihe rero, igihe kigera umuntu yaba afite ikibazo bakavuga bati wowe uzashake amafaranga angana gutya, nzabikugiramo, nzabwira kanaka, uriya urakurega. Kandi uwo bari kurega uwo bazagiramo inama ni umuntu wakoze ibyaha bikomeye cyane. Nigeze nabona umuntu umwe arenganya umuntu, aramurenganya, arangije ashaka n'umucamanza abimufashamo. Amaze kubimufashamo birangira wa muntu arenganye koko arenganye, ariko haza kubaho icyitwa ubujurire. Wa muntu ajya kujurira, amaze kujurira aho mu buyobozi yajuririyemo. Buriya ibintu by'amareta burya bijya bintangaza. Buriya urukiko rw'ubujurire impamvu rubaho ni uko ruzi ko hariya hasi iyo harenganya. Nicyo bisobanuye mu rukiko rw'ubujurire. Urwo rukiko rw'ubujurire urwo rukurikira rusobanura ko hasi harenganya. Niyo mpamvu barwise urw'ubujurire. N'aba Pawulo rero ngo barajuriraga, bakajurira kwa ba Festo n'ahandi hantu hatandukanye. Hanyuma rero uwo mama yaje kujurira. Amaze kujurira, ba bayobozi bamurenganije, icyagaragaraga ni uko uwo mumama yarenganijwe, abandi bayobozi bo hasi babizi. Noneho uwagombaga kuza kumurenganura aravuga ati tuzaza iki gihe n'iki, bohereza umuntu. Noneho umuntu bohereje, ba bandi babimenye, nibwo bazaga gushaka wa wundi baririye amafaranga. Aramubwira ati turabizi neza ko kanaka yarenganye, nyabuneka turagusaba ko ibi bintu bihara niwanga bizagenda gutya na gutya. Rero Imana idufashe, Imana itugirire neza. Tubuza abantu b'Imana mu nzego zose, tubuza abantu b'Imana bubaha Imana, bavuga bati ibi si byo cyangwa ibi ni byo. Iyi minsi turimo ni iminsi abantu barakora ibyaha, abantu bakavuga bati yes. Umuntu akaza akakwigisha ati dukora ibi n'ibi, uti yego. Umuntu akakubwira ati dukora ibi n'ibi, ati yego. Umuntu akakubwira ati dukora ibi n'ibi, ati yego. Mbese nta guhakana. Kandi ibyo bintu byose bizanira igihugu umuvumo, bikazanira akaga abantu. Ntabwo rero twashatse kwigisha abantu gukora ibyaha, ahubwo twashatse kwerekana ko Satani iyo yagabye ibitero abantu bahura n'akaga, bagahura n'ingorane, ariko umutabazi wacu n'umwe ni Yesu, niwe utabara neza